abantu benshi bibwira yuko bari mu nzira ijya mw'Ijuru kandi ntabwo bayirimo. Kabiri, abantu benshi bazi ko ibitangaza cyangwa ibimenyetso byo gukorerwa muri ziriya nzu ari amasare bisi insengero, bakibwira ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Oya, benshi nubwo butekamitwe, abandi nizo mbaraga zikozemo, abandi ni abamajisiye. Nibyo biri gukuramo hariya, kuko ntabwo Yesu ashobora kubana nabo ngo abakoreshe iby'ubutwari mu gihe batasohoje ibyo yavuze. Abayobozi b'amadini, abantu bafashe babahinduye abigishwa babo. Mu gihe Yesu yavuze ngo mubahindurire kuba abigishwa banjye, bo babahindurira kuba abigishwa babo. Niyo mpamvu uzumva ngo ngiye ngo ndiho kwa Aposo runaka, ngo ndiho kwa Apotere Gitwaza, ngo ndiho kwa Aposo Masasu, ngo ndiho kwa Aposo Minyoni, ngo ndiho kwa Aposo Murindwa, ngo ndiho kwa Aposo Rugamba. Urumva bo babahinduriye kuba abigishwa babo kugeza ubwo bo biyita ko ari ab'umuntu runaka. Hagati yawe na Kristo nta wundi muzi ukwiye kubamo. Si padiri, si musenyeri, si papa, si karidino runaka, ntabwo ari maseri runaka, si aposo runaka, si bishop runaka, si pastor runaka, si mwarimu runaka. Ni wowe na Yesu, ndetse binyuze mu ijambo ry'Imana, kuko idini ntabwo ari umugambi w'Imana. Amadini yose ntabwo yigeze aba mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu Yesu aje mu isi ntabwo yatangije idini, yatangije itorero, kuko amadini yarasanzwe ahari, ndetse no muri Isirayeli idini rya gifarisayo ryari rihari. Agiye kugenda ntiyabwiye intumwa ngo nimusubire mu idini ya gifarisayo, yarababwiye ngo nimugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa. Nanjye nzagumana namwe, kandi hari ibimenyetso bizagumana n'abizera muhinduye, namwe bigumane namwe. Abami n'abatware bo mu isi bizagenda gute? Izo ni inyigisho abakristo bakwiye kwiga, kuko nibwo agakiza kabo kaba kubatse kuri fondasiyo nziza. Inyigisho ya gatatu ni ukwiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ndetse na Danieli, ukamenya ibyahishuriwe Yohana, ukabimenya, kuko byose nibyo bitangaza iherezo ry'iyi si, nibyo bigaragaza isi aho igeze, nibyo bigaragaza imikorere ya antikristo mu nzego za politike z'isi, nibyo bigaragaza imikorere ya antikristo mu nzego za gisirikare zikorera hano muri iyi si, nibyo bigaragaza imikorere ya antikristo mu nzego z'amadini, mu birebana na religiyo, iyobokamana mu madini yose hano muri iyi si, yaba abemera Yesu n'abatemera Yesu. Nizo zigaragaza imikorere ya antikristo mu birebana na tekinoloji, nizo zigaragaza imikorere ya antikristo mu birebana n'imyidagaduro, nizo zigaragaza imikorere ya antikristo mu birebana n'imiturire, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Iyi nyigisho twarayisenye, ni ikinyoma, ni ikinyoma. Ufite ukuri kurepeta, nanjye mfite uko ndi kurepeta. Intambara urwana nazo niyo repetisiyo y'indirimbo zaririmbo ugeze mu ijuru. Rero iyo niyo fondasiyo y'ubutumwa bwiza, kandi niyo fondasiyo y'agakiza ku muntu. Ukeneye rero kumenya izo nyigisho. Nta bishop ukwiye kuba bishop atazi izo nyigisho kuzigisha, nta mushumba, nta aposo, nta padiri, nta mwigisha wari wese ukwiye kuba umwigisha adashobora kwigisha izo nyigisho eshatu mbabwiye. Utabizi byihorere, nturaba umwigisha, ntiwemere gushinga itorero. None usurigisha abantu iki kandi ibyiringiro by'itorero kuzabona Yesu? Iyo mibabaro rero ufite yose bakubeshya ngo ni karande, ngo tanga igitambo runaka kugira ngo bagukize izo karande, ni ukuvuga ngo kugitanga egare guhakana igitambo cya Yesu. Nuko abarokore benshi mu madini bamaze guhakana igitambo cya Yesu batabizi, kandi noneho bakarushaho kuba babi kurenza uko bari bameze kandi bababeshye. Rero iyi nyigisho ya deliverance ni inyigisho yazanywe n'abadayimoni. Kambabwira ukuntu yazanywe n'abadayimoni. Bene data, nababwira ngo iki ni igihe cyo kwiga. Nk'uko abisi barangamiye kwiga iby'isi cyane ngo bamenye siyansi cyane, niko abana b'Imana namwe mukwiye kwiga mukamenya iby'ijuru cyane. Iby'ijuru ni mubimenya bizabahisha gusobanukirwa iby'isi. Abisi bo bari gukurikira siyansi akaba ari byo bitayo, kandi bashize imbere mu kwiga cyane. Baramenya iby'isi, bamenye n'iby'ikuzimu ko siyansi yazanywe na Satani, ariko iby'ijuru ntibashobora kubimenya. Ariko twebwe nitwiga iby'ijuru tukabishyiraho umwete, tuzamenya iby'ijuru, tumenye ibyo mu isi, tumenye n'iby'ikuzimu. Imana ibashoboze, nanjye ibishoboze. Ibyo mbasabiye nanjye nisabe mu izina rya Yesu, amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Uyu ni umugisha abana b'Imana Imana iduhaye kubitwemereye kugira ngo twongere tuboneke imbere yanyu. N'iby'igiciro cyinshi, kubera yuko hari igihe umuntu abigambira ntibikunde, ariko turashimira Imana kuko itwemereye tukongera kubana aka kanya. Reka mbere yo gutangira dusabe uwo udukurikiye kandi ugenda ufashwa n'ubutumwa bwiza tukugezaho, ukaba wumva ko hari ahantu bwagukuye naho bukugejeje, ngo dufashe gusharinga ubu butumwa ugiye kumva, kuko tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane kandi twifuza ko byumvwa n'abantu benshi, nubwo ahari batakumva ariko ubasharingire. Sharinga, ujye usharinga ubutumwa tuguhaye, kuko nawe uzi ko araho umaze kukugeza. Kindi ubashishikarize gukora subscribe kugira ngo bakomeze kubona ubutumwa bwiza. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, turagushimiye kubera ko ngiye kuduha uyu mwanya ngo twongere kuganira na bene data bari hirya no hino kuri iyi migabane iri hano ku isi.
Mana turasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha kuba bwumvise, ubutumwa bwiza tugiye kuvuga babwumve kandi buhindura imitima ndetse n'imibiri igubwe neza. Nanyu ugiye kuvuga, reka mbe igikoresho cyawe cyiza kandi kigirira nyiracyo umumaro. Ndagushimiye kugiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Amazina nkuko bisanzwe nitwa Jalik Ikingeneye, ndi pasiteri, nkaba nkora umurimo w'ubumisiyoneri, akaba ari nawo murimo Yesu yasigiye itorero mu isi, nkuko tubisanga muri Mariko 16:15. Yesu yaravuze ngo nimugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ngari kutizera azacirwaho iteka. Aravuga ngo uri muramuka mwemeye kugenda mugahindura abaremwe bose, hari ibimenyetso bizagumana namwe ndetse nabo muzahindura bigumane nabo. Yavuze bitanu. Yaravuze ngo icya mbere muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, icya kabiri muzavuga mu ndimi nshya, icya gatatu muzafata inzoka, icya kane kandi nimunywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato, icya gatanu muzambika ibiganza ku barwayi bakire. Ibyo tubisanga muri Mariko 16:15 kugeza ku murongo wa 19. Hanyuma tukongera tukabona n'amagambo dusanga muri Matayo 28:19 ngo nimugende muhindura abantu mu mahanga yose. Icyo ni icya mbere. Kabiri mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Gatatu mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Nimuramuka mwemeye kugenda, kabiri mukababatiza, gatatu mukabigisha bakicara bakiga nk'uko abanyeshuri biga, mukabigisha kwitondera ibyo nababwiye byose mu ijambo ryanjye, nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Bivuga ngo abo bari gusohoza iyo misiyo Yesu abana nabo, abatayisohoza kandi bitwikiriye iyobokamana ntabwo Yesu ari kumwe nabo. Hanyuma rero yongera kubitsindagira cyane mbere yuko azamuka amaze kuzuka. Nyuma yo kuzuka mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, aho intumwa zari zigize ngo agiye kwigarurira Isiraheli, kuko babonaga bageze ku musozi wa Elayono, kandi umusozi wa Elayono niwo musozi muremure uri hagati muri Yerusalemu. So Yesu ajya kuzamuka rero niho yazamukiye ajya mu ijuru. Bamaze kugeraho rero bagize ngo ntihagiye gufata ubwami, kuko urumva yaramaze kuzuka, bari bazi ko agiye guhita noneho afata ubwami agakuraho amami yose yo mu isi, akaba ari uyobora, cyicaro kikaba ari muri Isiraheli. Ibyakozwe n'intumwa 6 bamubaza ngo mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Yesu arababwira ati si ibyanyu kumenya iby'imisi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Noneho mu gutsindagiriza ya misiyo asigiye itorero, umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo kumamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urumva Yesu ari kuvuga kugenda, akavuga ko tugomba kugera ku mpera y'isi. Ariko icyitonderwa, amadini abayashinze, aya madini ya Gikristo, ntabwo bigeze bakora icyo Yesu yavuze. Niyo mpamvu mubona ibi bimenyetso bigumana n'abizera bitababaho, kubera ko rero Imana itigeze ikorana nabo, kuko Yesu ntari kumwe nabo. Niyo mpamvu n'ibimenyetso bitabana nabo. Urumva hari yavuze ibimenyetso bizagumana n'abasoje iyo misiyo, arongera avuga ati kandi nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi, kugeza ku mperuka y'isi. None rero kubera ko Yesu atari kumwe nabo, ibimenyetso byarabuze, none birangiza bajya gutira izindi mbaraga ikuzimu. Bamwe bakoresha umwuka w'ubumaji, ni abamagicien. Aba kabiri ni abanyamitwe birwa babeshya ngo Imana iravuze. Aba gatatu bagiye gutira ikuzimu imbaraga, aribo mubona birwa bakora ku bantu bakikubita hasi, abambaye ubusa bacira urufuzi, abadandabirana ukabona barasubira inyuma, ari amavuta babasiga, kubazanira amazi yo kunywa, ngo kujya kuzana ubutaka bwo muri Yorodani muri Isiraheli n'amazi yawo Yesu yabatirijwe, ndetse n'ibindi bitandukanye, za papiyemo muswara n'ibindi by'ubutekamutwe, kuko umwami yanze kugumana nabo kuko batasohoje icyo yavuze. Bo baraje bicara, bubaka inzu, bubatse amasari yo guteraniramo, barangije bariyicarira, bashyiraho amakorari, abantu akaba ari bo bizana mu gihe Yesu yavuze ngo mwebwe mubasanga aho bari. None abo bantu nabo baje bakanga kubaha ijambo ry'ukuri, abantu bagasazira aho ngaho nabo badasohoje icyo Yesu yavuze. Kubw'iyo mpamvu, kuko Yesu atakuranye nabo cyangwa ngo bya bimenyetso bigumane nabo, bari gushaka izindi mbaraga. Bikamabwire bene data, iyi minsi turimo, ibi bihe by'imperuka duhagazemo, abantu benshi bibwira yuko bari mu nzira ijya mu ijuru kandi ntabwo bayirimo. Kabiri, abantu benshi bazi ko ibitangaza cyangwa ibimenyetso byo gukorerwa muri ziriya nzu ari amasare bise insengero, bakibwira ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana,
oya, benshi nubwo butekamitwe, abandi nizo mbaraga zikuzimu, abandi ni abamajisiye. Nibyo birimo gukuramo hariya, kuko ntabwo Yesu ashobora kubana nabo ngo abakoreshe iby'ubutwari mu gihe batasohoje ibyo yavuze. Rero nk'uko nari mbabwiye ko ni pasiteri, ariko nkaba ndi misiyoneri, nkora umurimo w'umumisiyoneri, nkaba nyoboye umuryango n'ubundi w'abantu bari muri uwo muhamagaro Yesu yasigiye itorero mu isi. Uwo muryango ukaba witwa AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International. Magambo ahinnye ni AFGMI. Akaba ari umuryango uri gukora umurimo wa Yesu mu buryo bwose, gukoresha imbaraga zacu, ubwenge bwacu, ubugingo bwacu, ubutunzi bwacu, tugenda twigisha mu bihugu bitandukanye, urugo ku rundi, one on one, door to door. Uko niko Yesu yakoraga, uko niko Paulo yakoraga, uko niko intumwa zakoze zikwira hirya no hino ku isi, kandi bituma koko bya bimenyetso bigumana nabo. So rero nicyo kituma turakora. Umuntu ushobora kuza kwifatanya natwe, kuko ntawe dukumira, ntawe tubuza, n'abantu bamaze gusobanukirwa neza iyi misiyo y'itorero, n'uburyo amadini yadeviye iyo misiyo Yesu yasigiye itorero, kandi n'uburyo amadini abayobozi bayo bamaze kuba abanyapolitiki, kandi bakaba bakunzi b'impiya, kandi bagahisha ukuri k'ubutumwa bwiza ku bantu babakurikiye, kugira ngo badasohoza icyo Yesu yavuze ngo bagende, bakumva babigisha inyigisho zo kubagumana. Niyo mpamvu bashyiraho amadisipurine atandukanye, ndetse bakaba bariremye n'ibice, wumva hariho amadini y'ubwoko bwinshi. Mu Rwanda hari amadini atagira ingano, i Burundi hari amadini atagira ingano, muri akarere kacu k'ibiyaga bigari hari amadini atagira ingano, kandi buri wese ukabona afite izina rye n'undi afite izina rye, kandi twese tuvuga ngo turabakristo, dukoresha igitabo kimwe cyitwa Bibiliya. Kumbi ni amakominote, ni amashyirahamwe, ni abantu bagiye bakora utuntu kugira ngo bibonere inkunga z'abazungu, kandi babone n'amafaranga bakura mu bayoboke babo. Ntabwo ari intego nziza nk'Yesu yavuze yo gufasha abantu, kubahindura, tukababatiza, ubundi tukabatoza, tukabigisha, nabo bakahinduka abigishwa ba Kristo, bakajya guhindura abandi. Ahubwo abayobozi b'amadini, abantu bafashe babahinduye abigishwa babo. Mu gihe Yesu yavuze ngo mubahindurire kuba abigishwa banjye, bo babahindurira kuba abigishwa babo. Niyo mpamvu uzumva ngo ngiye ngo ndiwo kwa Aposo runaka, ngo ndiwo kwa Apotere Gitwaza, ngo ndiwo kwa Aposo Masasu, ngo ndiwo kwa Aposo Minyoni, ngo ndiwo kwa Aposo Murindwa, ngo ndiwo kwa Aposo Rugamba. Uzi impamvu? Urumva bo babahinduriye kuba abigishwa babo, kugeza ubwo bo biyita ko ari ab'umuntu runaka, aho kuvuga ngo ngiyewe ndi uwa Kristo, ahubwo ngo ngiyewe ndi uwa kanaka. Uvuga ngo mu nyigisho ro bigisha abantu bashinze amadini, kuko banze gusoza icyo Yesu yavuze kugenda, bagerageza uburyo bwose bigisha muri systeme yo gukundisha abantu idini yabo, aho bateranira, no kubakundisha ubayoboye, kugeza ubwo bumva ko ari we nzira. Ni ukuvuga ngo Yesu we yagaragaje ko nta yindi nzira, ukuri n'ubugingo ihari yo kugira ngo tugere ku Mana. Avuga ko ari we. Uvuga ngo hagati yanjye na Yesu, hagati yawe na Yesu, nta wundi muhuza ukwiriye kubamo. Ariko noneho aba bayobozi b'amadini, abapotere, ababishopo, abakibishopo, abapadiri, abasenyeri, abakaridino ndetse na papa, babaye hagati y'umukristo na Yesu. Ubu nibo bahuza b'abakristo na Yesu. Ni mpamvu uyu muntu aho kugira ngo asimbuke Aposo we ajye kuri Yesu, ahita avuga ko ndi uwo kwa kanaka. Bivuga ngo rero uwo niwe muhuza uguhuza na Yesu, niwe muhuza uguhuza n'Imana. Hagati yawe na Kristo nta wundi muhuza ukwiye kubamo. Si padiri, si musenyeri, si papa, si karidino runaka, ntabwo ari maseri runaka, si aposo runaka, si bishop runaka, si pastor runaka, si mwarimu runaka. Ni wowe na Yesu, ndetse binyuze mu ijambo ry'Imana. Kuki gitabo ni wowe wacyandikiwe kugira ngo ugisome. Ibyo rero nibyo turirwa twerekana. Umukristo wakuze ntabwo abakibona ko ari undi muntu uri hagati ye n'Imana. Ubu ni wamaze gusobanukirwa no kwisobanukirwa ari we muri Kristo Yesu. Ni ikibazo rero kuba abantu bakibarizwa ku bandi, bakumva ko inzira ijya mu ijuru igomba guca kuri abo bantu. AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International
ni umuryango uhagurukiye gushyira ukuri ahagaragara no kumena ibisebe amadini yakomerekeje abantu benshi bikageraho bigahinduka ibisebe by'umufunzo. Turimo kubisesa, kubishwanyuza kugira ngo tubivanemo ayo ma infection, kugira ngo noneho rero izo infection zimaze gushiramo abantu bakire, kuko mu madini abantu bakomerekeyemo byinshi cyane. Ishaka rero kwifatanya natwe, kuko buri wese yemerewe kuza kwifatanya natwe, ureba aho ngaho kuri screen yawe aho uri kurebera ikiganiro, urebe hasi muri description ya AYALONI TV, ukoremo klikemo, urabona nimero zacu, umanuke hasi ku ntego za AYALONI zanditsemo intego AYALONI igenderaho AYALONI TV, hanyuma umanuke munsi y'intego urasanga link ya WhatsApp, ukoremo tujoining. Icyitonderwa, umuntu uza kwifatanya natwe ni umuntu utakibarizwa mu idini, ni umuntu wamaze kumenya no kwisobanukirwa, akamenya ko idini atari umugambi w'Imana, kuko idini ntabwo ari umugambi w'Imana. Amadini yose ntabwo yigeze aba mu mugambi w'Imana. Impamvu Yesu aje mu isi ntabwo yatangije idini, yatangije itorero, kuko amadini yarasanzwe ahari, ndetse no muri Isirayeli idini rya gifarisayo ryari rihari, bigiraga mu masinagogi yabo amategeko ya Mose. Aje yinjiyemo atangiye kubigisha inyigisho zihabanye n'ibyo bari bazi, bati wowe uje kuyobya abantu. Baramwirukana avamo, atangira kujya yigisha urugo ku rundi. Ubundi abantu bamara kuba benshi akajya mu bibaya, mu kirundi bavuga ngo ni ikiyaya, mu Kiganda bavuga ngo ni igitogo, ahantu mbega mu bibaya heza abantu bahura ari benshi cyane. Ubundi akaba ari habigishiriza, niba ari iminsi 2 cyangwa 3 bagataha anabagaburiye. Agiye kugenda ntiyabwiye intumwa ngo nimusubire mu idini ya gifarisayo, yarababwiye ngo nimugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, nanjye nzagumana namwe, kandi hari ibimenyetso bizagumana n'abizera muhinduye, namwe bigumane namwe. Rero impamvu umuntu uri mu idini adakwiye kujoininga mu muryango wacu nuko adashobora guhuza inyigisho nzima twigisha n'inyigisho zo mu madini, kuko amadini ara confusing. Kandi Bibiliya ivuga ko iyo afatanyije inyigisho zo kuri n'inyigisho za Babuloni, kuko amadini ni Babuloni, Bibiliya igaragaza ko ngo ni inzoga birirwa baha abantu ngo bazigotomere. Bavuze inzoga nuko inyigisho bahabwa ziba zisembuye, no kuvuga ngo bifashisha Bibiliya ariko bakongeramo imisemburo bashyiramo ni amabwiriza yabo, ni amadisipline, ndetse no kwigisha bikurura abantu ngo baba babo. Iyo ni imisemburo bongera mu nyigisho basomye muri Bibiliya, bigahinduka inzoga, abantu bagasinda inyigisho z'ubuyobe, ntibasobanukirwe Kristo, ahubwo bakabaho bibiga ngo baramumenye, kumba ari abasinzi bibeshya ijuru. Rero ntabwo ushobora guhuza ubutumwa bwiza tukwigisha ko twebwe twigisha Bibiliya, kuvuga ngo twiga 4 mu cyumweru, kuwa 2, kuwa 4, kuwa 6 no ku cyumweru, kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro online kuri Google Meet. Noneho abantu babaza ibibazo badasobanukiwe bakabisobanurirwa, yaba ibibazo birebana n'agakiza, yaba ibibazo birebana na Bibiliya, yaba ibibazo birebana na politike z'isi, yaba ibibazo birebana n'iterambere ry'umubiri kugira ngo utere imbere kandi ube n'umukristo. Ibibazo byose ufite urabibaza kandi ukabisubizwa. Aho mu madini ntabyo ugeze usangayo. Rero noneho rero tukakwigisha Bibiliya kugira ngo yumve neza, uhinduke umwigishwa wa Kristo. Ntabwo uba umwigishwa wacu, ahubwo uhinduka umwigishwa wa Kristo, kandi umaze kuba umwigishwa wa Kristo nawe ujya guhindura abandi. So rero uwo muntu wemere kujoininga rwose, nyabuneka ntimukajoininga muri mu madini yanyu. Uzi kuri mu idini kandi umva umutima wawe utararekura, komeza ukurikirana ubutumwa kuri AYALONI, twebwe twihorere, kuko abantu baza ni abantu bamaze gusobanukirwa idini bakarivamo. Ubishoboye rero ukabumva ufashe ibyemezo byo kuva mu madini, utujoininga. Niba utabishoboye igumira mu madini yawe, ntawe dufata ku ngufu, ntawe duhatira. Twicyo twerekana ni ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ikinyoma cy'amadini. Murakoze cyane. Hanyuma rero twandika ibitabo, dufite ibitabo twandika, kuko Imana yaduhamagariye kwigisha, kubwiriza, idushyiramo impano zitandukanye, iduha ubuhanuzi, iduha iyerekwa, iduha ubuyobozi. Ariko noneho kubera ibintu byinshi yaduhaye, tubona ko bikwiriye guca mu nzira nyinshi kugira ngo abantu babashe kubyumva. Twandika n'ibitabo. Niyo mpamvu dufite igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Ni igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Iri jambo Ukuri Nahishwe naryo ni ihishurirwa Imana yaduhaye. Ko ndabyibuka Imana yasanze ari nijoro ijwi rirampamagara, rirambwira ngo iki gitabo urimo kwandika
ukite ukuri nahishwe. Nyisobanuje impamvu imbwiye iryo zina, irambwira ngo hari ukuri abantu benshi bahishwe bakwiriye kumenya. Rero ibi ngibi naguhaye ngo utange, ugiye gutanga mu gitabo, ni ukuri kwahishwa abantu benshi mu madini kuko abayobozi babo ntibigeze bakubigisha. Noneho rero bene data, iki gitabo kirimo ukuri wahishwe. Ushobora kuba waraguhishwe ubigizemo uruhare wowe ukanga kukumva, ushobora no kuba waraguhishwe bigizwemo uruhare na bishop wawe akanga kubikwigisha kandi abizi kubw'inyungu ze bwite cyangwa inyungu za Satani, cyangwa akabura kutabikwigisha kuko nawe ari injiji ntabyo azi. Ni inyigisho za eschatology. Igitabo kirimo inyigisho zitwa eschatology. Eschatology ni inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka. Ni igitabo kizwe na page 108, kikaba kigizwe n'ingingo 12 zirebana n'iyo ngingo nkuru ya eschatology. Twabyanditse dushingiye ku murongo umwe wo muri Bibiliya Paulo yandikiye Tito, ibice 2:13, aho yavuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro by'itorero abizera bose bari ku isi ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ariko ikibazo, amadini murimo ibyo byiringiro murabifite? Abantu benshi ibyiringiro bafite bishingiye ku nyigisho bigishijwe n'abanyamadini, aho babigisha inyigisho zishingiye kuri prosperity gospel. Bavuze inyigisho zitwa prosperity, ni inyigisho zishingiye mu by'isi gusa. Ni ukuvuga ngo ijambo prosperity rikuwemo kavuga nibuza nk'ibintu bine: uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere by'isi. Kuvuga ngo inyigisho amadini hafi yose yigisha ni ubutumwa bushingiye ku gutera imbere, ku kugubwa neza, kugira amajyambere y'isi, ukaba umukire, ukaba umuherwe, kubaka ama etage n'amazu, ukagira akazi keza, ugakira indwara z'umubiri, ukagira n'ugute. Kandi ibyo byose ntago bizigera bishira ku bantu, kuko Yesu yaravuze ngo abakene muzagumana iteka. Harimo abakira, hari n'abakena, hari abarwara, hari n'abatarwara, hari abagira indwara zoroshye n'abagira indwara zikomeye. Uko niko ibintu byubatse kuva Adamu na Eva yinjiza Satani mu buzima bwe. Ubwo yemeraga Satani akinjira mu buzima bwe, inyoko muntu yose duhura n'ingaruka z'icyaha Adamu yakoze. So izo nyigisho rero abantu benshi ibyiringiro byabo niho byubakiye. Ariko noneho hari ibyiringiro itorero rya Kristo ritegereje. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Iki gitabo ko nahishwe twari gusobanura ibyo byiringiro. Twasobanuye ibyo byiringiro neza. Kubera iki se? Kubera ko hari inyigisho abantu mu madini bimwe bagakwiye kumenya, kandi izo nyigisho akaba arizo suruse yo gukomera mu gakiza mufite. Navuga ngo niyo foundation yo gutuma ukomera mu gakiza. Utazibonye ntujye ukomera mu gakiza. Utazibonye ntushobora gusobanukirwa ibihe by'imeruka turimo. Utazibonye ntushobora gusobanukirwa agakiza cyari cyo. Ibyo bakubwiye byose wumva ko ari ukuri. Ni inyigisho eshatu rero. Inyigisho ya mbere ni inyigisho irebana n'ibimenyetso bigaragaza kurangira ku isi cyangwa bigerekana kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso by'ibihe by'imisi y'imperuka. Ibyo bisanga ahantu hose rero mu madini birimo, muri za politike birimo, mu bisirikare bikorera hano muri isi ibimenyetso bigaragariramo, muri tekinoloji ibimenyetso birimo, muri iyi miryango ikora Satani mu ibanga, nk'umuryango w'abajesuiti, umuryango w'abafrimaso, umuryango wa Illuminati, nibo bari gusohoza ibimenyetso byose byo kugaruka kwa Yesu. Umuryango wa UN, kuko iyo miryango mbabwiye ikomeye gutyo niyo n'ubundi iyoboye isi. Hari ibintu byinshi rero basohoza Satani aba yabatumye. Noneho utizerera ibintu birebana n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso by'ibihe by'imisi y'imperuka, ngo usobanukirwe ibi byose tubona mu isi. Iri terambere rifite umuvuduko ngarurya, imyidagaduro iriho muri iyi si, tekinoloji, ibirebana no kwangiza ubugingo bw'abantu binyuze mu kwivuza, ibirebana na siyansi. Mbega siyansi niyo yigaruriye isi n'imitima y'abantu kugeza ubwo abantu bagenda bimura Imana. Mu Burayi bimuye Imana, muri Amerika bimuye umwami wabo, kuko Amerika yagize ububyutse mu 1600, 700, 800. Uyu munsi ni ibintu by'Imana bifatanye n'ibisanzwe. Uburayi nuko, za Aziya ho niho ubutumwa bwahereye. Ubu ni ibigirwamana bibereyemo n'ubundi imbere hose, mbere yuko bagira n'ibigirwamana. Za Australia science yabivanyemo, bafite ibindi bintu. Kuvuga ngo urarwaye, warwara imyuka mibi, warwara ibiki, bavuga ko ugomba kujya kwivuza n'imiti ya science. Noneho
ibyo byose bikaza mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Indwara ziza mu isi mwagize ngo zose niko ziza, hari iziterwa no kunanirwa k'umubiri, unaniwe, abasirikare babaye bake, nabwo kandi biturutse nyine mu cyaha Adamu yakoze. Hari izituruka mu byo turya bihimbwe n'abantu bitari nature, ntabwo biri naturere, kuko abantu bihimbiye ubundi buryo bwo kweza imyaka, korora, ubworozi mu buryo bwihuse cyane kugira ngo abantu babashe kubona ibibatunga bibahaze. Ubwo bwenge bw'isi rero bwa siyansi nibwo butuviramo ingaruka mu byo turya, tukarya indwara, umubiri ukananirwa, tukarwara. Hakaba n'ibirwara noneho bikorwa n'iyi miryango ikora Satani mu buryo bw'ibanga, abafirimaso, Illuminati, bigategurwa muri UN. Ibyo byose byakwikubitaho ukagira ngo niko byaba bisanzwe kandi ibimenyetso by'ibihe by'iminsi y'imperuka. None iyo ni inyigisho ya mbere abakristo bakwiye kwiga, inyigisho irebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka bigenda biza. Inyigisho ya kabiri ni inyigisho irebana no kugaruka kwa Yesu, ugasobanukirwa Yesu kugaruka kwe bizagenda gute, nazi isi za mbere ite, itorera bera tuzajya hehe, mbega process y'icyo kintu ukabimenya, azahagarara hehe, abami n'abatware bo mu isi bizagenda gute. Izo ni inyigisho abakristo bakwiye kwiga, kuko nibwo agakiza kabo kaba kubatse kuri fondation nziza. Inyigisho ya gatatu ni ukwiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ndetse na Danieli, ukamenya ibyahishuriwe Yohana ndetse n'igitabo cy'umuhanuzi Danieli, ukabimenya kuko byose nibyo bitangaza iherezo ry'iyi si, nibyo bigaragaza isi aho igeze, nibyo bigaragaza imikorere ya Antikristo mu nzego za politike z'isi, nibyo bigaragaza imikorere ya Antikristo mu nzego za gisirikare zikorera hano muri iyi si, nibyo bigaragaza imikorere ya Antikristo mu nzego z'amadini, mu birebana na religion, iyobokamana mu madini yose hano muri iyi si, yaba abemera Yesu n'abatemera Yesu. Nizo zigaragaza imikorere ya Antikristo mu birebana na tekinoloji, nizo zigaragaza imikorere ya Antikristo mu birebana n'imyidagaduro, nizo zigaragaza imikorere ya Antikristo mu birebana n'imiturire n'ibindi. Igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe niho wicukumbura ukabimenya. Utabimenye rero ntabwo ukijijwe, agakiza kawe zero. Niyo mpamvu ibiza mu isi bicanga abantu. Ejo bundi mwabonye icyorezo cya coronavirus, abantu byarabacanze, haje iby'inkingo birabayobera, bamwe batangira bati tuzikingiza, birangiza bikingirije. Ibyo byose biri kubita ku bakristo bagatungurwa n'ibintu batazi, kuko batigeze bitegura mbere ngo basobanukirwe ibyo bintu. Niba ushaka kubimenya rero, soma igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe, kuko izo ngingo tuvuze, ibyo bintu tuvuze birimo. Twasobanuye kugaruka kwa Yesu n'ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri dusobanura ibihe bitatu Antikristo yakozemo, cyangwa se imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, iko yakoze mu gihe cya mbere, uko ari gukora mu gihe cya kabiri, nuko azakora itorero rivuye mu isi. Twasobanuye Antikristo uwo ari we, inkomoko ye uwo ari we, dusobanura igihe azakoramo kingana n'imyaka 7. Bibiliya niyo twasobanura gusa, turi kuyerekana Bibiliya uko bivuga. Dusobanura ubuhanuzi bwa Danieli, dusobanura ibyahishuwe. Ingingo ya gatatu twasobanuye gupimirwa imirimo ku itorero, dusobanura itorero zapimirwa imirimo gute, twerekana uburyo abakristo bakwiye gukora imirimo, kuko itorero nta rubanza ritegereje, ahubwo ritegereje gupimirwa iki, imirimo. Ingingo ya kane twasobanuye ibirebana n'intangiriro, itangiriro ry'uko bw'umwana w'intama, process y'ubukwe bw'umwana w'intama, kuko ubukwe bw'umwana w'intama burahari. Umwana w'intama uvugwa ni Yesu. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9 haravuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati, andika uti, uhere none hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Twasobanuye rero ubukwe bw'umwana w'intama. Uyu mwana w'intama turamuvuga, tugaragaza ubukwe uko buzatangira, n'uburyo umugeni arimo kwinjira mu rwambariro. Dusobanura icyo gice cya 19 kuri iyo mirongo tuvuze, kwerekana kuntu ubukwe buhari. Ingingo ya gatanu twasobanuye none y'intambara ya Harimagedoni. Harimagedoni urayizi? Byaduhishije kujya gusobanura igice cya 14 cy'ibyahishuwe kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, n'ibyahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21, ndetse n'ibyahishuwe 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Aho se twari gusobanura iby'intambara ya Harimagedoni. Twasobanuye Harimagedoni cyari cyo. Bibiliya bivuga ko kuko Harimagedoni ni ijambo ry'Igiheburayo. Niyo mpamvu wisomye mu byahishuwe 16 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16 haravuga ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba itegurwe. Mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma
havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni, ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. 16 baravuga ngo iyo myuka isa n'ibikeri ngo ibateraniriza ahantu mu ruheburayo hitwa Harimagedoni. Ibateraniriza ahantu mu ruheburayo hitwa Harimagedoni. Twasobanuye rero iri jambo ryo mu ruheburayo ryitwa Harimagedoni. Dusobanura ijambo hari, dusobanura n'ijambo Megido cyangwa se Megidoni. Byose hamwe warifatanya ni Harimagedoni. Dusobanura Harimagedoni aho intambara izabera kara hitwa Harimagedoni. Iyi ntambara twarisobanuye abazayirwana, umuryango w'abibumbye uparticipamo cyane, Antikristo ari uzaba uyoboye iyi ntambara. Hanyuma Yesu nawe akagaruka aje kwima ingoma y'imyaka 1000, agakanajya ku musozi wa Elayono aje guhagarika intambara, kuko intambara izaba yagabwe ku Bisiraheli. Twarabisobanuye mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Hanyuma ingingo ya 6 dusobanura iby'ingoma y'imyaka 1000. Igice cya 20 cyose twaragisobanuye tugaragaza ingoma y'imyaka 1000. Tujya no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya na Yeremiya hose. Ingingo ya 7 twasobanuye iby'intambara ya Gogi na Magogi. Iyi ntambara twarayisobanuye, abantu benshi bakunda kuyitiranya n'iyi ngiyi iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ko bizarangiza ngo ihageze. Iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya kinatangira bari bazi ngo ni Gogi na Magogi. Oya, Gogi na Magogi ni intambara izabaho nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 itorero rya Kristo ry'Imana na Kristo mw'isi. Imyaka 1000 irangiye nibwo iyi ntambara izabaho, kandi iyi ntambara nayo izaba ari propaganda kuko biriya bigaragaza mu Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 7. So ingingo ya 8 twasobanuye uburyo Yohana yabonye Yesu ateruye itorero nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 n'intambara ya Gogi na Magogi, ayirizamukanye kurimurikira Imana Data wa twese mu ijuru. Nikaze rizahabwa n'ibizima n'abakuru n'abamarayika. Ibi twarabisobanuye. Aha duhita tujya gusobanura inyigisho y'Abayehova yigisha ko 144 by'Abisiraheli ari byo bizaba mu ngoma ya Kristo, abandi bose bazima mu isi b'abanyamahanga. Iyi nyigisho twarayisenye ni ikinyoma, ni ikinyoma, kuko Yohana yeretswe itorero rya Kristo risesekaye mu ijuru. Ibyahishwe ibice 7 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru, kuko yaravuze ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose n'imiryango yose, ngo bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Urumva ababonye baturutse mu moko, mu muryango, mu ndimi, mu mahanga, baturutse mu mahanga yose. Ibyo twarabisobanuye muri iki gitabo kunahishwe. Twongera gusobanura Ibyahishwe 20 kuva ku murongo wa 11 Yohana babona bazamuwe Yesu abazamukanye. Mu gihe Abayehova bavuga yuko 144 ngo ari Isiraheli yo mu mwuka Imana yatoranije ibinyoma. Kuko Bibiliya igaragaza ko ari 144 by'Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Ni 144 by'Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Ni muri Isiraheli mu mubiri, ni Isiraheli ku mubiri, abakomoka kuri Aburahamu. Noho Imana izakuramo 144 bizazamukana n'itorero. Ibyo twarabisobanuye, kuko biriya Ibyahishuwe 14 Imana ivuga ko ari umuganura ku Mana. Kuvuga ngo Imana yatoranyije umuganura ku Bisiraheli uzazamukana n'itorero, kandi bikavuga ko ari abatandujwe n'abagore kuko ari abari. Ushobora gusobanukirwa ngo aba batandujwe n'abagore ari byo 144 bitandujwe n'abagore kuko ari abari. Abagore bavugwa aha ngaha ni abahe? Ibyo twarabisobanura mu gitabo kuri nahishwe. Ingingo ya 9 twasobanuye noneho umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha bose bazazuka. Harimo ababayeho mu bihe by'abanowa, harimo ba Herode, harimo ba Pilato, harimo abafarawo bagiye babaho, harimo ba Hitireri, ba Napoleon Bonaparte, ba Mussolini, abami babayeho ku isi batoteje ubwoko bw'Imana, abapapa bose babayeho, abagome bagiye barwanya itorero rya Kristo. Mbega umuzuko wa kabiri twarabusobanuye, kandi bakaba bazazuka bagiye gucirwa urubanza. Noneho rero ingingo ya 9 twasobanuye uburyo itorero na Kristo bazicara ku ntebe bagacira bari mu isi bose urubanza bazazuka ku muzuko wa kabiri. Ko ari umuzuko wa mbere akaba n'uwa kabiri. Umuzuko wa mbere n'uw'abakiranutsi, wa kabiri n'uw'abanyabyaha. Twarabisobanuye rero. Nyuma y'urubanza ku ngingo ya 9 twasobanuye ingingo ya 10. Yohana noneho habona Yesu afata itorero rivuye mu nzu cyangwa mu rukiko gucira abanyabyaha urubanza babakatiye n'ibihano. Noneho itorero ryinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya wundi Yesu agiye kudutegurira, nkuko yabivuze muri Yohana 14. Uyu murwa rero twarawusobanuye cyane mu buryo bwimbitse, tugaragaza amazina 8 abahanuzi bagiye bawita
bitewe na message Imana ashaka kuduha. Kuko ufite amazina 8, utangira witwa ingobyi yo muri Edeni, ukitwa umurwa wera, ukitwa Yerusalemu nshya, ukitwa umugore w'Imana, ukitwa umugeni wa Kristo, ukitwa umudugudu. Abo ni abahanuzi bagiye bawerekwa. Yesaya yawise umurwa wera, Aburahamu wita umudugudu, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Yohana awita Yerusalemu nshya yo mw'Ijuru. Gutyo twagiye tubisobanura kugira ngo usobanukirwe neza uyu murwa neza uwumenye. Nuko ugomba gusoma igitabo kuri nahishwe. Ingingo rero ya 12 twerekanye igitaramo gikomeye Bibiliya igaragaza kizabera mw'Ijuru. Igitaramo kizaba kigizwe na korali enye: korali y'abamarayika, korali y'Imana Data wa twese na Yesu, ndetse na korali y'abanyamahanga, toro ry'abanyamahanga, na korali ishyanga rya Isiraheli. Kuvuga ngo buri wese azaririmba uko yanesheje isi. Kuri korali y'abanyamahanga na korali y'Abisiraheli buri wese azaririmba uko yanesheje isi, kandi buri wese ngo ni indirimbo yazaririmba. Nta muntu uzaririmba indirimbo yundi, kuko repetition twese tuyirimo hano mw'isi. Ufite ukuri kurepeta, nawe ufite uko ndi kurepeta. Intambara urwana nazo niyo repetition y'indirimbo zaririmba ugeze mw'Ijuru. Twasobanuye indirimbo rero. Bibiliya igaragaza mu byahishwe 14, twarabigaragaje, n'ibyahishwe 15. Yohana babona bahagaze ku nyanja y'ibirahure ngo baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bahagaze ku nyanja y'ibirahure. Indirimbo ya Mose imbata y'Imana izaririmbwa n'Abisiraheli, indirimbo y'umwana w'intama izaririmbwa n'abanyamahanga. Kuko twebwe twahawe agakiza biturutse mu kwizera Yesu Kristo gusa, ariko Abisiraheli nabo bafite ukuntu bizeye amategeko ya Mose. Twarabisobanuye rero byose. Ubwo ukumenya ibyo niko gukomera mu gakiza. Iki ni igitaramo gikomeye kizabera mw'Ijuru utazi imyaka kizamara. Hanyuma twanditse ingingo ya 12 aho Yohana yabonye umurwa wera Yerusalemu nshya umanuka kuva mw'Ijuru uje muri iyi si. Kandi abona iyi si ntabwo ari izaba ikiriho, abona n'irisanzure turi kubona rizaba ritari ryo ririho. Kuko yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko isi ya mbere n'ijuru rya mbere byari byashize, ngo n'inyanja yari itakiriho. Aravuga ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mw'Ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo. Imana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ruzabaho ukundi, cyangwa umuborogo, cyangwa gutaka, cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bishize. Ibyo tubisanga mu byahishwe 21 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. So no kuvuga ngo rero ingingo ya 12 twerekanye uburyo Yerusalemu nshya wamurwa Yesu azaba ari kumwe n'itorero rye muri cya gitaramo. Nyuma y'uko igitaramo kibaye nk'igisubitswe, Yesu azamanukana uyu murwa wera Yerusalemu nshya ngo uze mw'Ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rivugwa si ijuru Imana ituramo, ahubwo ni risanzure. Kuko igitabo cy'Itangiriro ubwo Imana yagabanyaga amazi n'ubutaka ikagabanya isanzure no hasi, Bibiliya itubwira ko Imana yafashe isanzure ikaryita ijuru, hanyuma amazi kayita inyanja. So rero isanzure niryo juru birivuga, niryo Yohana yabonye rikurwaho, Imana ikarema irindi sanzure rishya, ikarema n'isi nshya, kuko hagiye guturwamo n'umurwa wera Yerusalemu nshya. Rero niba ari umurwa mushya uturutse mw'Ijuru, ugomba no kuba mu bintu bishya, kuko iki kirere cyose cyarahumanye, niho abadayimoni na Satani bakorera cyane. Niko Paulo yavuze mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 10, yaravuze ngo ibisige mukomereye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kubera iki? Ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mw'Ijuru. Bivuye ngo rero irisanzure ryaranduye kuko ari imyuka mibi, ndetse n'iyi si nayo hari yindi myuka mibi. Imana ngo izabitsembaho kuko byose byahindayijwe n'icyaha, kandi umwanzi niho atuye, hanyuma ireme ibishyashya, ari nabyo bizamo umurwa wera Yerusalemu nshya tuzaba turimo, akaba ariyo kapitali zabigize isi nshya tuzabamo. So rero ingingo ya 12 dusobanura ubuzima abana b'Imana tuzasubirana, tugasobanura igice cya 21 cy'ibyahishuwe n'icya 22 uburyo tuzatugiye kuba iteka dusubizwa ubuzima bwahoze muri Edeni Adamu na Eva bari bafite.
tukajya kubaho mirere na mirere ubuzira herezo. Nkwifurije kuzaba muri ubwo buzima. Izo nyigisho rero ni ukuri wahishwe. Iyo uzimenye nta muntu wakongera kukwigisha ibintu bya prosperity n'ibindi bipfuye amaso. Reka kuko ubizi neza ko ni wubaha Imana ukijijwe neza, ibyo birizana. Yesu yaravuze ngo wanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranukwa kwayo, n'ibyo byose bizaza ari inyongezo. Rero iyo niyo fondasiyo y'ubutumwa bwiza, kandi niyo fondasiyo y'agakiza ku muntu. Ukeneye rero kumenya izo nyigisho. Nta bishop ukwiye kuba bishop atazi izo nyigisho kuzigisha. Nta mushumba, nta apostle, nta padiri, nta mwigisha wari wese ukwiye kuba umwigisha adashobora kwigisha izo nyigisho eshatu mbabwiye: ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, kugaruka kwa Yesu nyirizina, n'igitabo cy'ibyahishuwe na Danieli. Utabizi byihorere, nturaba umwigisha. Ntiwemere gushinga itorero. None usurigisha abantu iki kandi ibyiringiro by'itorero kuzabona Yesu? None urabigisha utabasobanura Yesu ko azaza? Urabigisha utabasobanura ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu se? Urabigisha utabasobanura ibihe duhagazemo mu gitabo cy'ibyahishuwe? Wabyihorera ukabanza ukicara ukiga, ukabona kwigisha abandi. So igitabo kuri nahishwe rero kirahari muri Kigali, niho biboneka. Mu Rwanda hose abagikeneye kibageraho ko kigenda kuri kuriye ku modoka. Muri Kigali ushatse uza kugifata kuko birahitwa Batsinda muri Kigali. Iyo utabishoboye tugiye mu Utarakikugezaho. Ikindi, mu bihugu bitandukanye bya Afrika abantu benshi baragitwara. Amerika baragitwara cyane, iposita y'u Rwanda ni icyohereza. Mu Burayi baragitwara, za Australia baragitwara, Aziya baragitwara. Ariko icyo nashishikariza abantu, wowe pastor, wowe bishop, nakwingiye ngo banze ugure kino gitabo kugira ngo ubone uko ufashe itorero. Hanyuma abakristo bakigure nyuma, ariko babanje kukigura. Nibyo byiza kugira ngo utegure inyisho zawe ugisha abantu neza. Imana itazakubaza abantu wayobeje, kandi nabo bakubaza ibibazo ukabura igisubizo, usubiye ko mutajya mutanga umwanya ngo abantu bababaze, kuko muba muzi ko ntabyo mufite byo gusubiza. Ibujumbura namwe i Burundi ntitwabibagiwe, ibitabo birahari. Ibujumbura mu Kisagara ahitwa mu Kigobe hari abakristo tuyoboye tubanye, nibo babifite. Wowe icyo ukora urareba nimero yacu aho ngaho ya WhatsApp kuri screen ya telefone, utwandikire tuguhuze nabo baguha igitabo kuri nahishwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turashaka kugaruka ku nyigisho zigeze ku 10 zigishwa mu madini yose ari hano ku isi ya Christianism, cyangwa afite imyizerere irebana na Yesu Kristo. Aya madini akaba rimwe na rimwe zinyigisho bazigisha abayoboke bakibwira ko barimo kumenya ukuri kandi barimo kuyobywa, kandi bataziyo bava niyo bajya. Ni inyigisho 10 zirebana n'ubuyobe cyangwa se z'ubuyobe zigishwa mu madini. Abakristo benshi agakiza kabo kazubakiyeho, kandi ntabwo ari inyigisho nyakuri, cyangwa se zishobora kuba inyigisho nyakuri ariko bitewe n'amadini bakazigisha nabi. Reka mbahe urugero mu byumve neza. Ni ukuvuga ngo inyigisho ya mbere ni inyigisho ishingiye ku mategeko ya Mose. Iyi nyigisho yatangijwe n'uwitwa Ellen G. White, ari wowe fondateri w'idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Kuva mu 1846 nibwo iyi myizerere yatangijwe n'uyu mugore. Yanditse ibitabo byinshi bigeze kuri 40, yandika n'udukuru tugizwe n'ibitabo 5000 cyangwa tugizwe n'udutabo dutoya 5000. Uyu muntu rero wanditse gutya, murumva ko nta kuntu atakwigarura imitima y'abantu benshi. Usibye ko n'abashakashatsi bavuga ko yabaga ari ibintu yakuye mu bitabo by'abandi akabyandika. Ellen G. White ngo niwe ngo wahanzweho ngo n'umwuka w'ubuhanuzi, arandika ibitabo. Niwe wagaruye ikintu cyitwa itegeko rya 4 ry'isabato, ikiruhuko, ngo abantu bongere basubire mu mategeko ya Mose, bafatanye ubuntu n'amategeko. Kandi mu rwandiko rw'Abagalatiya Pawulo yabyanditse ariko bisenya ko agakiza gashingiye ku buntu n'amategeko nta hantu bihuriye. Inyigisho ya kabiri ni inyigisho ishingiye ku buntu butangaje, amazing grace. Izi nyigisho z'ubuntu butangaje zazanywe n'uwitwa ndibwira ni Jean Caruve, akaba ari watangije imyizerere y'inyigisho z'ubuntu butangaje bitewe n'uko atumvikanaga na Martin Luther. Vuga ngo Martin Luther hari ukuntu yagaragaje ubuntu, n'uyu nawe afite ukundi yabugaragaje, akaba ari nawe ukomokwaho n'idini y'Ababatista. Kuvuga ngo Ababatista bafite imyizerere y'izi nyigisho z'ubuntu butangaje
yuko umuntu wese wizeye Yesu Kristo biba bihagije, nta kindi asabwa gukora, kuko ibindi byose Yesu niwe wabikoze. Inyigisho ni nayo ya kabiri ndi kubigisha muri iyi minsi, ndayigarukaho. Ariko iyo ni inyigisho iyobeje abantu benshi ku isi, kandi ifite abayoboke benshi mu myaka amagana ishize. Ariko noneho muri iyi minsi imperuka, kuko abantu Satani yasutse ibyaha byinshi kandi biryoheye umubiri kubikora, bishingiye kuri tekinoloji, ndetse n'icyaha cy'ubusambanyi, ndetse n'ibyaha by'ubujura bya tekinoloji n'ibindi. Kandi none ise kabari kutuganisha mu iterambere rimeze rityo, abantu nibwo barushaho kuyobezwa n'izi nyigisho ko zibemera kubaho mu mudendezo, bakora ibyaha kandi bibwira yuko bafite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Iyo nyigisho niyo turimo kwiga muri iyi minsi, kuko iyo amategeko twarayishoje, turi kuyubuntu. Abantu bazigisha rero, karivugire Abanyarwanda n'Abarundi, ngira ngo na Uganda barahari, na Kenya barahari, Tanzania barahari, mbega ndakanivugira biwacu. Abantu bazigisha hari amazina atatu biyita, kandi iyo ari kwipresenta arayavuga, ntashobora kurangiza atayavuze. Iyo yipresenta arayavuga kugira ngo abone uko konveka abantu. Ukibaza ubundi atayavuze ni ngombwa ngo abitubwire. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, kandi imbuto bo ntibanazemera. Icyambere bavuga ko ari abera, arivuga akavuga ngo ndi uwera, cyangwa atavuga ngo ndi uwera akavuga ngo ndi umuziranenge, atavuga ngo ndi umuziranenge akavuga ngo ndi umukiranutsi. Ibi rero kubibwira abantu ntacyo bimariye abantu, ahubwo icyo bakeneye ni uko babwiriza ubutumwa bwiza, ubundi bakakurebera ku mbuto, kuko Yesu yavuze ko imbuto arizo tuzabamenyeraho koko muri abera, muri abaziranenge, muri abakiranutsi. Naho niba udashobora kwera imbuto, Yohana yaravuze ngo bana bato ntihakagire umuntu ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutsi. Bivuga ngo ugomba kuba uri umukiranutsi, ariko mu gukiranuka kwawe, muri ubwo bukiranutsi wahawe ukanabukiranukamo. Nyuma bavuze ngo ntihakagire umuntu ubashuka, ababwira ati icyo usabwa ni ugutera intambwe yo kwizera Yesu gusa, ubundi ukabuvutsa ubwa kabiri, biba birangiye, ubundi ukazabona ubugingo. Iyo wagendera mu ntege nke zimeze zite, ubugingo urabufite, kuko intama za Yesu nawe ushobora kuzivuna mu kuboko kwe. Yohana ati oya, niba umaze kwizera koko muri Kristo Yesu ubuhindutse umukiranutsi, kuko uhawe kwizera, kuko uhawe gukiranuka kwa Yesu, bituma Imana ikwemerera muri Kristo, bivuga ngo uri umukiranutsi. Ariko aravuze ngo niba uri umukiranutsi, kiranuka. Ukiranuka niwe mukiranutsi, cyangwa se umukiranutsi niwe ukiranuka. Kuko niba uvuga ko uri umukiranutsi ntukiranuke, imbaraga z'ubukiranutsi bwo muri Kristo Yesu zaba zikorera muri wowe zaba zimaze iki? Kuki Yesu ari umukiranutsi? Uzi impamvu Yesu ari umukiranutsi? Impamvu Yesu ari umukiranutsi nuko nta cyaha yakoze. Kuko gukiranuka ni ijambo rigari. Ubundi ijambo gukiranuka ni uruhurirane rw'ibintu byose bigize kamere n'imiterere by'Imana. Ndasubiramo, gukiranuka ni uruhurirane rw'ibintu byose bigize nature and character of God. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bigize kamere n'imiterere by'Imana nibyo byitwa ubukiranutsi. Kuvuga ngo rero muri kamere y'Imana no mu miterere yayo nta cyaha ikora. Imana ntibeshya, nisambana, ntiyiba, nitukana, ntirwana, ntawe irenganya, ntawe ihohotera, kubera ko ibintu byose bigize hatazamo ibyo bintu, niko kuba ari umukiranutsi. Noneho rero iyo wakiriye Yesu, kuko Yesu ari we urangwamo kamere n'imiterere by'Imana, ngo ubuvutse ubwa kabiri, ko nawe ubuvutse muri Kristo Yesu ubaye umwana w'Imana 100%. Kuvuga ngo ADN y'Imana n'iyacu biba ari kimwe. Rero imbaraga z'ubukiranutsi bwo muri Kristo, kuko wagize DNA yawe n'iy'Imana bikaba ari kimwe, zigomba no kugaragarira mu mibereho yawe, ku buryo abantu babona koko kuri uwera, kuri umukiranutsi, kuri umuziranenge, kuko uri gusohoza icyo Bibiliya ivuga. Za mbuto zo muri Kristo Yesu zivuga mu Bagalatiya 5:22 ziragaragarira muri wowe. Niba zitagaragara muri wowe rero zero. Imbuto zingahe? Ni imbuto 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ingeso nziza, kugira neza, kugwa neza, gukiranuka no kwirinda. Izi mbuto 9 abantu bagomba kuzigusoromaho
bakagusoromaho urubuto rwitwa gukiranuka, nabo bagahita bavuga ati ndabona nanjye nkwiye kuba umukiranutsi, ko gukiranuka ni byiza. Bakwiriye kugusoromaho ikintu cyitwa ibyishimo. Ibyishimo rero bigomba kugaragarira mu mibereho yawe, bikaba ari ibintu bikurimo, si ibyo wishakamo. Ubundi umuntu avutse ubwa kabiri, ibyishimo, mbega ubuzima bwe bwose buba bugizwe n'ibyishimo. Ibyishimo biba biri muri karagiteri zawe, ntabwo ari ibintu wowe ubanza gushakisha. Niyo mpamvu urwo rubuto rugomba kwerera muri wowe. Pawulo yabwiye Abafilipi 4:4 aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yemwe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi kuza. Ni ukuvuga ngo ibyishimo Imana dusaba kugira urwo rubuto ni ukwishima mu bihe ubabaye no mu bihe wakabaye koko unezerewe. Mu mibabaro ugomba kurangwa n'urubuto rwitwa kwishima. Muri situwasiyo yose ugezemo ugomba kurangwa n'urubuto rwitwa kwishima, ku buryo ab'isi bose barukuvomaho kandi babona wakabaye ubabaye, ahubwo bakabona urishimye. Ibyishimo rero ni ibintu by'imbamutima, ntabwo ari ibintu wishakamo bituruka inyuma. So rero ubuntu bwa Kristo ari nabwo buduhindukira ubukiranutsi tukaba abakiranutsi. Imbaraga z'ubukiranutsi bwo muri Kristo, urwo ruhurirane rw'ibyiza byose bigize kamere n'imiterere by'Imana bigwiye kugaragara mu mibereho yacu. Rero abantu bigisha ubuntu bafite fondasiyo y'ibintu bitatu. Icyambere avuga ko umaze kwizera ubabariwe ibyaha by'igihe cyashize, ukaba ubabariwe ibyo muri iki gihe turimo n'iby'igihe kizaza. Ubundi bakavuga yuko ibyaha byose wagenderamo kuko wabibabariwe umunsi wizeraga ntabwo bibarwaho imbere y'Imana. Kabiri, bakagaragaza kandi ko impamvu ugomba kubikora ibyo byaha ngo nuko twavukiye mu byaha kandi ba mama bacu akaba aribo batubyariyemo. Bakajya gushaka imirongo verse biblique muri Bibiliya, cyane fondasiyo y'ubuyobe bwabo n'urwandiko rw'Abaroma, kandi nabwo bashakamo imirongo ihuza n'iryo rari ryo gukomeza gukora ibyaha kandi bitirirwa izina rya Kristo. Bagashaka imirongo iyo Pawulo yagaragaje y'ubuntu, akagaragaza ko nagerageza gukora ibyiza ariko ibiyanga akaba ari byo bimutanga imbere, aho Pawulo avuze ngo nukore ubwo mbikora sinyuba nkibikora bwo n'icyakimbamo. Bakajya muri Zaburi aho Dawidi yavuze ngo navukiye mu byaha harimo mama yambyariye, bati rero ntacyo wakora ugomba gukora ibyaha ko niwo wabivukiyemo, n'ibindi. Mu Baheburayo bagashakamo imirongo irebana n'ubutambyi n'amaraso Yesu yatumariye, mu Befeso bakayishakamo, mu Bakolosayi hose. Ubuyobe bwabo bushingiye kuba barobanura Bibiliya bakagira ibyo bemera n'ibyo batemera. Kandi ubundi kugira ngo ukizwe neza, Agakiza ukabone kandi ukijijwe neza, nuko ugomba kwemera ibintu byose Bibiliya ivuga, ahubwo none ugasigara ubwira Yesu ngo nshoboza kubishyira mu bikorwa. Naho umuntu watangiye kurobanura imirongo muri Bibiliya akaba ari yagenderaho, ibindi byose akabihunga, menya ngo yayo byo byarangiye. Aba bantu rero bigisha inyigisho z'ubuntu bafite iyo fondasiyo yuko iyo wizeye ubabariwe ibyaha wakoze, ibyo uri gukora n'ibyo uzakora. Aba ngaba rwose umwuka ubakoresha n'ubuntu bigisha n'ubuntu bwa Satani. Ari muzi ko Satani afite ubuntu nawe yigisha aho abantu, nkuko Yesu yatugiriye ubuntu kandi agashaka ko ubwo buntu tububwira abandi, niko nanone abandi nabo bayobye bafata ubuntu bwa Satani akaba ari bwo bigisha. Kuko ubuntu bwa Satani butera abantu kuba mu buzima gukora icyaha kandi ntacyo bakorera Imana. Aba bantu barongera bakigisha inyigisho y'ubuyobe bivuga ko nta kintu na kimwe wamaze kwizera wemerewe gukora, nguko Yesu yabidukoreye. Ntiwemerewe gusenga, ntiwemerewe kwiyiriza ubusa, ntiwemerewe kuba wafata n'urugendo ngo ujye ku musozi runaka gusenga, yewe nta n'umurimo wemerewe gukora, wenda gufasha abakene, gufasha indushyi, kuba wagaburira abashonje, kuba wakubakira abantu babuze aho baba. Kandi biravuga mu Befeso igice cya 1 igice cya 2:10 ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi iyo mirimo ngo akaba ariyo Imana yiteguriye ubwayo, ikayitegura kera muri Kristo Yesu. Igihe twizera Yesu rero, tumaze kugera muri Yesu, kuko iyo mirimo iri muri Yesu ngo tugomba kuyigenderamo. Kuyigenderamo ni gute se? Ni ukuyikora, kuko turabo yaremye ituremeye iyo mirimo myiza ngo tuyigenderemo tuyikora. Boro bakavuga ngo yango ntacyo usabwa gukora ngo unezeze Imana, ngo niki wakora? N'ubundi ntago dukora imirimo ngo tunezeze Imana, ahubwo tuyikora kuko ari inshingano nk'abana b'Imana. Umwana mu rugo udakora wamwita iki? Ni ikigwari. Wowe wavuka iwanyu bakakurera, mu gihe cyo gukura ntugire imirimo ukora ukavuga ngo uri umwana, ahubwo so babyeyi bo bakureba neza ko umurimo w'Imana ari mugari muri iyi si. Ari ibyo rero, niba tutemerewe kugira imirimo dukora, nivuga ubutumwa turireke, kuko no kuvuga ubutumwa nabwo ni umurimo.
amaturo twemerewe kuyatura, icyo tutemerewe ni icyacumi, kuko icyacumi kigaruka mu mategeko ya Mose, ariko amaturo tuyasanga mu isezerano rishya. Icyacumi kiri mu mategeko Mose yanditse, ariko amaturo n'intumwa igihe itorero ryavukaga i Yerusalemu bakomeje gutura. Pawulo yandikiraga amaturo akavuga ati nimuhuze amaturo yanyu, muhuze amafaranga, nzajya i Laodikiya, nzajya i Yerusalemu kugira ngo nzikenure nkenurane n'abandi bose, nkenure n'abakene nzasangayo. Amaturo yo aremewe guturwa, ariko ibyacumi biri mu mategeko ntabwo byemewe. Umunyabuntu ati no, icyo ni ikinyoma, nta murimo n'umwe wemerewe gukora, mega mu bibisambo, mu abanyabugugu. Urumva ubwo buntu n'ubwande n'ubwa Satani. Iyo ni inyigisho ya kabiri rero y'abanyabuntu, kuko bavuga yuko umubiri niwo ukora icyaha ariko ubugingo buzabona Imana. Berekana imirongo myinshi igaragaza ko twibera muri Yesu mw'Ijuru mu buryo bw'umwuka, kandi Yesu niyerekana tuzareka twerekanane nawe turi mu bwiza bwe. Ngo rero umubiri niwo Imana izarimbura, ariko ubugingo bwacu buzayishuranwa na Kristo. Kinyoma we. Iyo mirongo irimo, ariko uburyo bayeterpreta, bayisobanura, bayenterpreta mu buryo bwabo buhuje n'irari bafite ryo kuba hari abanyabyaha ndetse no kuba hari ibisambo batarekura. Uwo ni umwuka wa Satani wabayobeje rero. Ubu buntu turashaka kubiwigisha neza, tubereke Bibiliya uko bivuga, kuko twari twabutangiye. Uramenye niba warayobeye aha hantu, kura y'amaso. Fondasiyo y'ubuyobe ni urwandiko rw'Abaroma, bashakamo imirongo, ntabwo barwemera rwose ko urwandiko rw'Abaroma ruvuga ibintu byinshi cyane, kuko Pawulo niwe warwanditse, avuga iby'ubuntu no kwizera, ariko kandi arongera avuga ko tudakwiriye guhererwa ubwo buntu kubupfusha ubusa. Kandi abo yandikiraga ni babandi bitwa ngo nabera, nabakiranutsi, nabaziranenge, babandi bari bamaze kwizera Yesu Kristo, bavutse ubwa kabiri. Nibo Pawulo yabwiye mu Baroma igice cya 6:12, aravuga ngo nuko noneho nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira. Uwo si Pawulo sari kubwira abizera, babandi bitwa abakiranutsi, babandi bahindutse abera, babandi bahindutse abaziranenge kubwo kwizera Yesu Kristo, ko bavutse ubwa kabiri. Aragarutse babwira ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira. Ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ngo ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kugira ngo zibe intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mutagitwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Uyu Pawulo wandikiye Abaroma akagera kuri ayo magambo akayavuga, ni nako bagaruka bakajonjera mu byo yavuze bihuza n'irari ryabo, ariko iyo mirongo yose bakayisimbuka. Urumva ubuyobe? Iyo ni inyigisho ikomeye kandi ifite abayoboke benshi mu bihugu by'Uburayi, za Amerika. Iyo nyigisho irahaganje cyane. Bariya bigisha b'ibinyoma bakunda kuzigisha cyane, bigisha ku kintu cyitwa urukundo rw'Imana, ari nayo mpamvu bemeye iki kintu cyitwa uburenganzira bw'umuntu cyangwa uburenganzira bwa muntu, kugeza ubwo bemera ko umugabo aryamana n'undi mugabo, umugore akaryamana n'undi mugore, ndetse no mu minsi mike mugiye kumva no kwemera kuryamana n'inyamaswa zose n'amatungo byemewe, bagiye kubyemeza. Ariko byose bigaturuka ngo mu burenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko cyane muri religiyo, umuryango w'abibumbye ko harimo n'uruhande rurebana n'iyobokamana. Bavuga yuko abantu bakwiye kwigisha urukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana ngo ntirurobanura ku butoni, kandi urukundo rw'Imana nta numwe ngo rucinja, nta numwe rucira urubanza. Ni mpamvu bavuga ngo niba umuntu yiyumvisemo ko ari umukobwa kandi ari umugabo, mureke. Niba umuntu yiyumvisemo ko ari umugabo kandi ari umugore, mureke. Niba umuntu ashaka kuryamana n'itungo cyangwa kuryamana n'umugabo cyangwa umugore mugenzi we, mureke. Ni uburenganzira bwe, ahubwo mwigisha abantu urukundo rw'Imana gusa, ko Imana ikunda abantu bose, abo yaremye bose. Iyo ni inyigisho yo muri Katolike. Murabizi ko Papa ari inyuma y'icyo kintu, y'uwo mwuka. Ano mpamvu ushaka guhuza amadini yose. Kandi murabizi ko Abakatolike bashyize ikintu cyitwa purgatori, inyigisho y'ikinyoma ikomeye igarikijwe n'imbaraga za Satani mu kurimbuza abantu benshi, yuko niyo wapfura umunyabyaha ngo woherezwa muri purgatori, abantu bagakomeza kugusengera mu isi, Abakatolika bakagusengera bakagusabira, ukazagera aho ukurwa muri purgatori ukajya aho abandi bera bari, ukagisomerwa misa wowe warapfuye, bakagusabira amasengesho yo gusabira abapfuye, ngo kugeza ubwo uvanwa aho hantu. Noneho iyi purgatori ni umwuka Satani yatanze muri Katolike. Ikindi murabizi indirimbo bajya baririmba ngo twese
twaremewe kuzajya mu ijuru, ngo niho twese tuzibera iteka. Urumva wa mwuka w'uko abantu bose bizeye Yesu niyo bakora ibyaha bazajya mu ijuru wahere muri Katolike. Papa ari inyuma y'uwo mwuka mu muryango w'abibumbye. Ku ruhande rw'iyobokamana religiyo, icyo kintu agishyigikiye ko nta muntu ukwiye kuvuga ubutumwa acira mugenzi w'urubanza, wenda kazarimbuka, wenda ko kuba akora ibyaha niba zarimbuka, ntabwo byemewe. Urumva azanyisho z'umuntu ahantu zituruka inkomoko yazo, murahumva? Kuko zemerera abantu kuba hari abanyabyaha bapfa kuba barizeye Yesu. Impamvu muri Katolike umuntu yigishwa agakomeza kujya yinywera inzoga, akakomeza gusambana, akagira abagore benshi, akaba ari umuhehesi, akaba ari umwicanyi, akaba ari umurozi, akaba ari umupfumu, aterekera abandwa n'ibindi byinshi, ariko agakomeza kwitwa ko ari umuyoboke w'idini Gatolika. N'inyigisho z'umuntu rero kuko ariho zituruka, abazigisha bavuga yuko wowe upfa kuba wizeye Yesu gusa icyo yakoreye ku musaraba, pointere birahagije, uzajya mu ijuru. Ngubwo buyobe tubabwira. Inyigisho y'ubuntu rero ifite imbaraga. Mu Burayi ntabwo wemerewe kwigisha ibindi ingigisha urukundo rw'Imana ko rugera ku bantu bose kandi rubemera nk'abana b'Imana. Ariko bene datanagira ngo mbabwire, urukundo rw'Imana rutarimo kunesha icyaha ntabwo ari urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana runesha icyaha. Naho niba bavuga ngo bigisha abantu urukundo, ukaba utemerewe kuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu mu Burayi na za Amerika, ntabwo byemewe. Ukadashobora kwigisha abantu ikintu kirebana no kwihana ibyaha, ukaba udashobora kwigisha abantu ikintu kirebana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bamwizere, ukaba udashobora kwigisha iby'imisi y'imperuka n'ibi bikorerwa mu isi, ahubwo shaka imirongo ivuga ku rukundo kw'Imana itarobanura ku butoni yemera abantu bose. Ntabwo urwo ari urukundo rw'Imana n'urwa Satani, kuko urukundo rw'Imana runesha icyaha, runesha ikibi. Urukundo rw'Imana rutuma abantu babaho mu buzima bwo kunezeza Imana, kuba Imana ivuga ati n'abana banjye barasa nanjye. Rero inyigisho ya kabiri ni inyigisho y'ubuntu butangaje. Inyigisho ya gatatu ni inyigisho ishingiye ku by'isi, prosperity gospel. Izi nyigisho nababwiye burumbuke gutera imbere ku bwaneza amajyambere y'isi. Ibi ni imigeraho nzabibasobanurira. Inyigisho ya kane ni inyigisho ishingiye ku kintu cyitwa imbaraga z'Imana. Abantu bazigisha bakunda kuvuga hejuru imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, ariko kubwira abantu kwezwa ngo basobanure icyaha, babwire iby'imisi y'imperuka, kugaruka kwa Yesu, ibiranga imisi y'imperuka, uburyo ibyaha byagwiriye, amoko y'ibyaha, kuba maso, kwirinda, gukiranuka, ntabyo bagira. Arakwibwira imbaraga z'Imana zambukije Abisirayeli inyanja itukura, arakwibwira imbaraga z'Imana zigaragaje kwa Farawo mu bimenyetso 10 Imana yakoze, arakwibwira imbaraga z'Imana zigaragaje Betaniya na Zarazuka, arakwibwira imbaraga z'Imana Yesu wagenze ku nyanja agacyaha umuraba n'umuyaga, abantu bagiye kugwa mu bwato bagakira. Mbega uravuga hejuru y'imbaraga z'Imana gusa, nkumubwira ibindi abantu bakavuza induru akabizeza ibyo gusa. Iyo ni inyigisho ya kane ikomeye cyane. Inyigisho ya gatanu ni inyigisho ishingiye ku kintu cyitwa deliverance. Deliverance ni inyigisho yazanywe na Satani, ntabwo ari inyigisho ituruka ku Mana. Imana itagukoreye deliverance nta wundi wayibukora. Kandi inyigisho yaje kubera iki? Yaje kubera abanyamadini banze gusohoza misiyo ya Yesu yo kugenda. Yesu niyakorana nabo ngo abakoreshe bya bimenyetso bikomeye, bahimba ikintu cyitwa deliverance na counseling. Ngo uze bakukasolinge, ubabwire kavukire yawe ibikubaho, ubundi yanyiza akakora deliverance. Kandi abazikora ibi bintu bari muri umwuka wa deliverance ni abasambanyi, ni abesikoro, baresikoroka cyane, kuko bigisha inyigisho zirebana n'ibitambo, ko kugira ngo icyo kintu kikuveho cya karande ari uko utamba igitambo runaka. Kandi iyo bakubwiye gutyo baba bongeye kukubwira ko wakana Yesu. Vuga ngo bakikubwira ngo uratanga igitambo kugira ngo icyo kikuveho, bahise bagutera guhakana Yesu ko atari we gitambo kimwe cyabonetse rukumbi gikiza abari mu isi bose. Kuko Yesu yaravuze ngo ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ni ukuvuga ngo imibabaro Yesu niwe yikwikorereye, yashenjaguriwe gukiranirwa kwawe, igihano kiguhesha amahoro cyari kuri we. Iyo mibabaro rero ufite yose bakubeshya ngo ni karande, ngo tanga igitambo runaka kugira ngo bagukize izo karande, ni ukuvuga ngo kugitanga egare
guhakana igitambo cya Yesu. Nuko abarokore benshi mu madini bamaze guhakana igitambo cya Yesu batabizi, kandi noneho bakarushaho kuba babi kurenza uko bari bameze kandi bababeshye. Rero iyi nyigisho ya deliverance ni inyigisho yazanywe n'abadayimoni. Kambabwira ukuntu yazanywe n'abadayimoni. Ukuntu yazanywe n'abadayimoni nuko abazishinze bazitangije bo ubwabo uzasanga bakora n'imyuka mibi. Witegereze urebe ntabwo bari gusohoza misiyo ya Yesu. N'abesikoro, n'abasambanyi, n'abajura, ni babandi batagira n'urubuto na rumwe kandi ngo ni ba bishop ni ba apostle. Nukwirata icyubahiro cyo mwisi gusa. Inyigisho yindi ya gatandatu ni inyigisho irebana n'ibitangaza. Kwigisha ibitangaza Yesu yakoze, kwigisha ibitangaza by'Imana gusa bishingiye ku mubiri gusa. Bakanababwira ngo muze mwakira ibitangaza. Bivuga ngo ababahamagaye ngo muze mwakira ibitangaza nuko baba baje babitwaye. Ubundi iyo bavuze igitangaza, ijambo igitangaza kiva ku nshinga ivuga ngo gutangara. None reka babaze, umuntu utangara atangarira ikintu yarasanzwe azi cyangwa n'ikintu atazi. Ubundi gutangara bituruka ku kintu kikubayeho utaruzi ko gishobora kubaho, ndetse utanumvaga ko icyo kintu kizigera kibaho na rimwe kuko ari ikintu nyine kidashoboka. Niyo mpamvu umuntu akibona agatangara. Ntiwari ukiteguye, nubwo utarunakiteguye kandi ntumva ko kizigera kinabaho kuko icyo kintu wumva kuri wowe kirenze ubwenge bwawe. Urugero nko kubona umuntu agenda hejuru y'inyanja ayikandagira hejuru y'amazi. Urugero kubona igicucu gishobora kuzura umuntu wapfuye maze nk'iminsi 5 yapfuye. Iyo bahamagaye ngo nimuze mwakira ibitangaza byanyu rero, nukuvuga ngo bo baje babyitwaje mu mifuka y'amakote yabo, mu makositimu nibo baje babitwaye. Nawe rero ugiye kucyakira. Icyo ugiye kwakira si gitangaza, kuko igiye gutangaza n'ikintu utari witeguye, ugiye ukiza. None uratangazwa n'iki? Bo rero ni ibintu baza Satani yabibahaye, kandi twarago dukora mu mutima w'Imana ngo tumenye ngo uyu munsi twaza gukora ibi n'ibi. Bariya rero bo ni ibitangaza babakuye kuri Satani, babizi ko byanga byakunda biri buze kubaho. Kandi nawe ko wagiye ubyiteguye ntabwo watangara, uratangazwa n'isi kandi wabikubwiye ko uza kubifata. So izi nyigisho zingiye kubitangaza nazo ni ikinyoma cya Satani n'imikoro ya Satani. Inyigisho ya karindwi ni nyishingiye ku bitabo. Abantu bigisha ibitabo by'abasatanike runaka, ibitabo by'abanditse runaka, akaba ari byo asomera abantu abereka ngo umusatanike wabayeho, ngo yakoze ibi ntatange solution, ntatanga umwanzuro w'icyo abantu bagomba gufata mu kubigisha ibyo bintu yasomaga mu bitabo. Ibi nabyo biyobeje abantu benshi kugeza ubwo abantu bose bamaze kwigira abashakashatsi ngo bavuge ubutumwa bushingiye ku bitabo by'ubushakashatsi. Bibiliya barayirambitse ntabwo bayitayeho, kandi Bibiliya niyo yonyine iri mu butumwa bushobora gukiza abari mu isi. Inyigisho ya 8 ni inyigisho irebana, ni inyigisho yigishwa mu batimwe de Jehova. Abatimwe de Jehova nimbagiraho nzabereka ubuyobe bwabo bugeze bw'inyigisho 7 bigisha. Nzabereka inyigisho zabo zigeze kuri 6 bigisha zo kuyobya abantu. Inyigisho ya 9 ni inyigisho y'Ababuranamu. Nzabereka ubuyobe bwa Buranamu. Inyigisho ya 10 ni inyigisho zigishwa mu idini Katolike. Tuzongera tubaha izindi, ariko ibyo byo tuzaheraho. Mbereke ubuyobe bwa Kiza Gatolika, mbereke ukurindimuka n'imbaraga za Satani zikora muri Gatolika. Bene data, nababwira ngo iki ni igihe cyo kwiga. Nkuko abisi barangamiye kwiga iby'isi cyane ngo bamenye siyansi cyane, niko abana b'Imana namwe mukwiye kwiga mukamenya iby'ijuru cyane. Iby'ijuru ni mu bimenya bizabahisha gusobanukirwa iby'isi, mu gihe abisi bo biga iby'isi gusa bakamenya n'iby'ikuzimu. Ariko twebwe nitwiga iby'ijuru tuzamenya n'iby'isi, tumenye n'iby'ikuzimu. Nyamara abisi bo bari gukurikira siyansi akaba ari byo bitayo kandi bashize imbere mu kwiga cyane, baramenya iby'isi bamenye n'iby'ikuzimu ko siyansi yazanywe na Satani, ariko iby'ijuru ntibashobora kubimenya. Ariko twebwe nitwiga iby'ijuru tukabishyiraho umwe, tuzamenya iby'ijuru, tumenye ibyo mu isi, tumenye n'iby'ikuzimu. Imana ibashoboze nanjye ibishoboze, ibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuko ubanye natwe muri iki kiganiro. Turasenze kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bugere ku mpera y'isi, ababwumvise bose babahindure. Tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane, kandi Imana ikomeze kubagira neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora
nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora